Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha mu byo mukora byose, kandi mboneye no kubifuriza kugira Pasika nziza muri iki gihe turi kwitegura uyu munsi mukuru, aho itorero twibuka gucungurwa kwacu. Nagira ngo rero dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo wadukunze, uru rwatumye utanga umwana wawe, nawe akemera gutanga ubuzima ku bwacu kugira ngo ducungurwe. Urukundo rwawe rero ibyo wakoze ntabwo byari ari ugupfusa, ahubwo wari ufite umugambi kugira ngo tuzabane mu bwami bwawe bw'iteka. Emera kubana nanjye, abateze amatwi ijambo ryawe bafashwe naryo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti z'umusaraba rero, muri aka kanya ndagira ngo tuganire gatoya ku bigendanye na Pasika, icyumweru cyabanjirije gucungurwa cyangwa urupfu rwa Kristo, aho cyabanje kubamo imibabaro myinshi, aho Yesu yahuye n'imibabaro myinshi itandukanye. Rero nagira ngo tuganire neza bimwe mu bintu byaranze icyo cyumweru kuri Kristo mbere y'uko aducungura. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 26, dusome no ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, nuko Yesu arangije amagambo yose abwira abigishwa bati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazaho Pasika, umwana w'umuntu azagambarirwa bambwe. Maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'abatambyi rw'umutambyi mukuru witwaga Kayafa, bigira inama hamwe yo koshyushya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati, twe kumufata mu minsi mikuru kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Reka twongere dusome muri murongo wa 36. Maze Yesu agirana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa bati, nimwe mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhangayika no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mbane maso nanjye. Yigira imbere aho hato arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba ko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka, amen. Abavandimwe, muri aka kanya ubundi gato kuri Pasika yizihizwaga buri mwaka n'Abisirayeli, hibukwa uko Imana yakuye Abisirayeli mu buretwa muri Egiputa, ikabazana mu gihugu yari yabasezeranije. Kurya umwana w'intama wa Pasika byabaye itangiriro ry'urugendo rwerekeza mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma rero icyo twavuga ni uko urupfu rwa Yesu muri kino gihe cyo kuducungura rwari rugiye kuba itangiriro ryo gukura abantu mu Isirayeli no mu mahanga y'isi yose mu buretwa bw'icyaha. Usanga rero guhuzwa kwa Pasika n'urupfu rwa Yesu byari bifite ikintu gikomeye bivuga kandi bisobanura. Ubundi Kristo aza kuducungura byaturutse ku rukundo Imana yadukunze, yemera gutanga umwana wayo kugira ngo agaragaze ko adukunda, nawe yemeye gutanga ubuzima. Hari ubumana bwa Kristo afite ubumana, ariko yari afite n'ubumuntu, bigaragaza ko neza yari ari mu mubiri, atarabumana gusa. Kugira ngo Yesu abe umucunguzi ntiyagombaga kugira kamere y'Imana gusa no kubyarwa n'umwana, ariko yagombaga no kuba umuntu nyakuri. Icyambere yahawe amazina y'abantu. Iyo usomye muri Matayo igice cya 21, niho yahawe izina ngo azitwe Emmanuel, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yari afite igisekuru cy'ubumuntu, murabizi ko akomoka ku rubyaro rwa Dawidi. Yarashonje nawe, yagize inzara mu gihe yari ari gusenga, mwibuka ko yasenze amasengesho y'iminsi 40. Urugendo rwa Kristo, umurimo w'ivugabutumwa we yawutangije amasengesho, ndetse ikindi gitangaje yawurangije gahunda yo gusenga, byerekana ko natwe hari ikintu dukwiye kumwigiraho.
yarashonje ubwo yari ari gusenga, yagize inyota, uribuka asanga wa mugore w'i Samariya amusaba kumuha amazi. Ibyo byose bitwereka ko Yesu yari umuntu, yagize umunaniro, yarananiwe mu buryo budasanzwe, ariko muri ibyo byose ikindi yarasinziriye, yarakunze. Wibuka ko yakunze Lazaro, kandi ibyo bitwereka ikimenyetso cyinshi. Yagize impuhwe, yararakaye, ababazwa mu mutima, nawe yararakaye, yagize agahinda, yabaye mu mubiri upfa, yari afite ubugingo, yarapfuye. Ibyo byose ni ibintu bigera mu 9 bitwereka ko Kristo nubwo yari umucunguzi, nubwo yari afite kamere y'Imana, ariko yari yabaye n'umuntu nyakuri, kuko ubumana bwe kimwe n'Uwiteka. Icya kabiri, ntahinduka. Icya gatatu, ashobora byose. Icya kane, abera hose icyarimwe. Icya gatanu, azi byose. Icya gatandatu, ni uwera. Icya karindwi, arakiranuka. Icya munani, yuzuye urukundo. Icya 9, ni umunyempuhwe. Icya 10, ni umukiranutsi. Ibi byose bigiye bifite imirongo itandukanye yo gusoma. Ibi bitwereka ko Kristo yari Imana akaba n'umuntu mu gihe kimwe. Muri uru rugendo rero tuganiraho rwo kugira ngo Kristo acungure itorero, acungure umwana w'umuntu, murabizi ko Yesu yamaze igihe kinini abwiriza ubutumwa bwiza mu masinagogi, mu nsengero ahantu hatandukanye, mu iterane. Ariko muri ibi byose Yesu yahamagariraga abantu kuza kuri Kristo, kuza ku Uwiteka, ndetse no kuva mu byaha. Aha rero dusomye yari ari kubabwira ko Pasika yenda kuba, ariko arababwira ati igihe kirageze, kirenda gusohora kugira ngo umwana w'umuntu agambanirwe, kugira ngo ibyanditswe bisohore. Hari ikintu cyabaye muri iki cyumweru, ubwo Mariya yazaga akamusukaho amavuta, hanyuma ngo abantu benshi barabyivovotera, ariko nyamara ngo aya mavuta yari ari gutunganyiriza umubiri wa Kristo wo guhambwa, yari ari kuwutunganiriza guhambwa. Nibwo yanabwiye abantu, arababwira ati abakene muzabagumana iteka. Ubwo bari kuvuga ngo ibi bintu akoze, iyaba aya mavuta yari kugurishwa, yari kuzavamo amafaranga yo gufasha abakene. Ariko rero ati ngewe mufite igihe gito cyane. Ikindi kintu cyagaragaye muri iki cyumweru ni uko Yesu yasangiye bwa nyuma n'abigishwa be. Yabwiye abigishwa be kujya gutegura aho bazasangira ibya Pasika, hanyuma yicarana nabo n'abigishwa be 12, bararya. Arangije arababwira ati ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Ngo bose barababara cyane. Buri wese, ikintu cyatangaje nuko buri wese arabajije ngo mbese mwami ninde uri kugambanira? Ni jyewe? Icyo kubwira ko na Yuda yaravuze ngo Nyagasani, ese ni jyewe uri kugambanire? Aramubaza, aramubwira ngo nige. Aramubwira ati wakabimenye. Dore ikintu gitangaje kuri Yuda, buriya kubana na Yesu igihe kirekire ntibyigeze bimwigisha ko Yesu amenye ibiri mu mutima. Bavandimwe tuba mu nzu y'Imana, mu rusengero, twagakwiye kumenya ko Kristo areba mu mutima ibyo dukora byose, ariko dukwiye kuzirikana ko Kristo areba mu mutima, bigatuma dutinya, bigatuma dukora neza ibikwiriye ko dukwiye kwitwara. Imana idufashe cyane. Hanyuma yavuze ikintu gikomeye bari gusangira, aho yafashe igikombe akagishimira, akakibaha, akababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi, ngo babarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu, mpereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Wari uzi ko hari umwigisha umwe ujya uvuga ngo Yesu niwe utarya niwe utanywa? Yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo si uhereye umunsi sinzongera kunywa kuri vino, sinzongera kugira icyo mfata ntarasangira, ntarabana n'umugeni nakoye amaraso. Rero nshuti y'umusaraba, ukwiye kumenya ko Kristo agutegereje, akurindiriye. Ibyo byakurikiyeho nuko Petero yaje yamubwiye ko ari bwamwihakane. Yesu rero ajyana gusenga i Getsimane, yari ari kumwe na Petero na bene Zebedayo, bari batatu. Ahangaha
wibuke ko aba bantu batatu bari inkoramutima ze, Petero na Yakobo na Yohana, nibo babanye nawe mu icyo gihe yigeze kubiyereka ari kumwe na Mose na Eliya. Bajyana gusenga, ariko avuga ijwi ry'umubabaro, aravuga ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane nanjye maso. Yesu yatangije umurimo wo gusenga, yatangije umurimo we asenga, awusoresha amasengesho kugira ngo abone imbaraga, kuko yageze aho yabonaga umurimo ukomeye agiye gukora, abona n'umurimo udasanzwe, kandi abona ko ibyaha agiye kwikorera by'abari mu isi no kwemera gucirwa, gusukwaho umujinya w'Imana mu cyimbo cy'abanyabyaha, byari ikintu gikomeye. Nk'iyo dusomye muri Yesaya ibice 53, aho dusanga uburyo Yesu yarenganye, uburyo yemeye kwikorera ibyaha byacu. Ubu rero yabonaga byari ngombwa akasenga, kuko yageze aho aravuga ngo data, niba bidashoboka iki gikombe kindenga, kereka nkinkwereyeho, ibyo ushaka bari byo biba. Rero inshuti z'umusaraba, ukwiye kumenya urukundo rwa Kristo, ukwiye kumenya uko byari bimeze. Abigishwe bari basinziriye, bo ntago babyumvaga. Byagezeho rero muri icyo cyumweru agiye gusengana umubabaro cyane Getsemani, kugeza naho yabonaga igikombe kimuri imbere cyo kwikorera ibyaha by'abanyabyaha, cyo kubona gusukaho umujinya n'Imana, ngo yararenganye. Niko umwanditsi yavuze muri Yesaya, avuga ibintu bikomeye cyane muri 53, arangije ku murongo aravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwo wakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetemeshwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo byamucumise, yashenjaguwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Rero bavandimwe, wagakwiye kumenya urukundo Kristo yadukunze, wagakwiye kumenya uburyo yitanze. Ibyo byose bikurikirwa rwose uwo mubabaro, aho yasenganye amasengesho ngo imitsi igaturika kugeza aho yabize ibiyuyo vanze n'amaraso. Yabonaga umurimo agiye gukora ukomeye udasanzwe. Petero amubwira ngo ntabwo ashaka ngo arabana nawe, yashaka kugira ngo adasohoza yari Satani ushaka kugira ngo adasohoza umugambi w'Imana, ariko umugambi Kristo yarajemo yarawuzi. Bikurikirwa rero nuko hajemo ku murongo 47 aho baje gufata Yesu, ariho Petero yaciye ukuboko, agaciye ugutwi umwe mu bari baje kumufata, aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati, kuko utwara inkota nizamwica. Nibwo yanavuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo mbese wibwira ko yuko ntabasha gusaba data akanywereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12, ariko rero bibaye bityo byanditswe byasohora bite, kandi ariko bikwiriye kuba. Yesu yaje agomba gupfa, kuko misiyo yari imuzanye yari kugira ngo acungure umuntu. Nubwo Petero bigenje kuriya, ariko byari ikintu gikomeye. Ubundi Yesu nubwo yafashe mu buryo budakurikije amategeko, ntabwo yari kuba impamvu yo gukoresha imbaraga z'umubiri mu buryo bwo kumutabara. Murabizi kuko yagomba gusoza umugambi w'Imana, kuko yatunguye bari bamuteye, maze akora igitangaza cya nyuma, aho yasubijeho gutwi kwa Petero yaramaze guca. Yashoboraga gusaba Imana ikohereza abamarayika 72,000, kuko legiyoni imwe yabaga igizwe n'abasirikari 6,000, ariko byari ngombwa ko bamufata kugira ngo ibyanditswe bigire gute bisohore. Yagombaga kwihanganira umubabaro ukabije wo kumusaraba, kuko ariyo nzira kwihanganira umubabaro ukabije yonyine yagomba gutuma ducungurwa. Inshuti z'umusaraba, ndi gusoza iki gice cya mbere, tuzakomeza no ku munsi w'ejo, tugenda tuvuga kugeza ku munsi wa Pasika. Ukwiye kuzirikana ikintu gikomeye muri aka kanya, ukeneye kumenya urukundo Kristo yadukunze. Handitse ravuze ngo icyo nicyo cyatumye Imana kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabuye. Ukeneye kumenya urukundo rwa Kristo. Imana yemeye gutanga umwana wayo
nawe yemeye gutanga ubuzima kugira ngo agaragaze urukundo. Hari igihe ujya kumva ukavuga ngo ndagukunda, indirimbo zivugwa ku isi zikavuga ngo ndagukunda, nzapfa ejo, nzagira ute. Nta muntu wari wabaho ubona apfiriye urukundo witangira abantu, ariko hari uwishwe azira urukundo by'ukuri, ni Kristo. Ntabwo ntekereza ko ibyo yabikoreye gutyo gusa. Muratekereza Yesu yaremeye gukora ibi bintu bikomeye gutyo ari byo busa? Oya, icyabakiza nuko abantu bahindura imitekerereze bakamenya ko Kristo yaje ku isi kubera twebwe, aje kuducungura. Iyi Pasika turi kwitegura muri 2021 ni kubera urufunguzo rwo kongera kumenya urukundo Kristo agukunda, bituma uve mu byaha, umenye ko ari we yagiye ku musaraba azira, maze wakire agakiza kandi ukomeze kugendera mu buntu bwe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, komeza kubana natwe no kutwitaho. Mwami, turebye ibintu bike mu byo wakoze kandi ugamije kugira ngo ducungure. Senge umuntu wese ukurikira ijambo ryawe kugira ngo ahindurwe naryo, kandi iri jambo riherekezwe n'imbaraga z'Umwuka Wera zibashe kugira ibyo zikora. Komeza kubana natwe no kutwitaho mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuhe umugisha. Murakoze.